Rwanda, bari muri Amerika, bari Mozambique, bari Canada, bari muri Congo, bari mu Uganda. Umva nabo mu Burayi, n'abashinwa, nabo turi kuvugana nabo. Imana yarabikoze. Yes, bakunzi ba Concord TV show ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje cyane. Imana y'amahoro nibahe umuntu wingira kamaro. Twabasezeranyije yuko rwose kuri Concord TV show nta mpamvu yo kugira irungu. Buhangaha mpagaze ahantu makoro na mabuye rwose ameze ukuntu, ariko haba mu misozi haba mu bibaya tuzagenda kugira ngo turebe babakozi b'Imana bari mu cyaro. Ko hari abantu bajya bavuga ngo Imana ngo niyo mu mujyi gusa. Oya, ni Imana yo mu mujyi ndetse no mu cyaro. Niyo mpamvu hano turi mu mudugudu wa Mugarama mu kagari ka Kabyiniro, umurenge wa Cyanika, munsi neza y'ikirunga cya Muhabura. Twaje kureba umukozi w'Imana witwa Maniradukunda Emmanuel, n'umuhanuzi. Twakoranye ibiganiro, abantu benshi baramuhamagara, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, bava mu majyepfo, bava mu Bugesera, bava i Kigali bakaza akabasengera rwose bakabohoka. Ubuhamya turabufite. Twaje rero kugira ngo n'ubundi twumve uko imbaraga z'Imana zimeze, uko ariyo ntego ya cano. Tugiye kumureba tuganire, ukurikiye ikiganiro na kirangize naho mu kanya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare, oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare, oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Utabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali, oya. Ubwiye uvuze ngo uratabaye, ubu utabaye. Yes, bakunzi ba Concord TV show, nkuko twababwiye yuko turi muri ya gahunda yo kwegera abakozi b'Imana, tukavuga imbaraga z'Imana, ko cyane cyane tukibanda bo mu cyaro. Ubu twahageze, turi mu mudugudu wa Mugarama mu kagari ka Kabyiniro, mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera, neza mu mizi y'ikirunga cya Muhabura niho turi. Nta kindi cyatujyanye pe, twaje kwirebera umukozi w'Imana Maniradukunda Emmanuel. Yasizwe n'Imana, amavuta y'Uwiteka muriho, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa pe. Hari benshi aho dutangiye gukorana ibiganiro babohotse Imana imunyujijemo ibyayo, abantu bagahumurizwa. Twamugezeho, reka tumusabe adusuhuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amazina ni Maniradukunda Emmanuel. Ndi umugabo ndubatse, kubona ko nubatse, mfite umugore n'abana babiri. Ndi umwadeperi, mfite icyumba cy'amasengesho. Ibirenze iby'Imana iduhana umugisha. Radio, reka dutangire n'isengesho nk'abana b'Imana, uganga Imana aba ari tuyobora. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro, izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nihabwe icubahiro. Niwe watubyukije, niwe wemeye ko tubaho, uyu mwuka turi guhumeka niwe watwongeye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Hari benshi bavuye mu mubiri suko twaye tubarusha ubwiza n'uburanga no gukiranuka, ariko wabyemeye ngo tubeho kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Turakwinginze uyu mwanya tugiye gutambutsa iki kiganiro, ndetse tunasenga ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe ryo rihabwe icubahiro.
unyure muri twe kandi ukorere muri twe kugira izina ryawe rishimwe. Tugiye gutangira ngo nutangirane natwe kandi no gusozanye natwe. Twirukanye imbaraga zose za demoni, twirukanye gukora kose k'umwanzi. Uze utwiyoborere kandi udufashe nk'uko usanzwe udufasha kuko uri Uwiteka. Ganza utegeke byose nk'uko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Gado, abanyarwanda bajya baca umugani ngo ifuni bagara ubucuti n'akarenge. Ibiganiro twakoraga wazaga i Musanze. Nazaga. Nanjye robo naje. Waje Imana igumugisha. Naje undi iwawe. Cyane. Ndi iwawe kabisa. Ariko haragendetse. Kubona ko nanje mba navuye kure nyine. Cyane pe. Ariko nanjye imisozi ndayimenyereye. Nta hantu hananira kugenda kabisa. Niko bimeze. Nta hantu hananira kugenda, navukiye mu cyaro. Niyo mpamvu nikundira abanyacyaro. Kugira bavukiye mu mujyi. Oya. Hari Musanze ntuye se? Oya, ni Imana igiye ivuga ngo izatugira neza yini kabiri kubikora. Ariko navukiye mu cyaro iyo ngiyo irutsiro. Mu murenge wa Kivumu. Aho ndi kuhareba kabisa ariko ndanahakumbuye. Ubwo raho nakuri iwacu mu cyaro ku ifishi y'umuryango. Nta hantu hananira kugenda urabizi cyane, guterera ngo no kumanuka no gucama byose ntabwo ndakubaza ngo amakuru yo mu rugo kuko nasanze umudamu n'abana ari bazima bameze neza, ariko umwana mukuru ntawe nabonye. Yagiye ku ishuri ageze amakangahe? ni muri garidiyene ya kangahe? Ya mbere, ya kabiri? Okay, undi nandi kubona ari kumwe na mama bari gutunganya ibyo turarya turagije. Niko bimeze. Turagije kiganiro. Amakuru yo mu rugo ndi kubona ari meza. Ubu ngiye kubaza amakuru yo mu kazi bimeze bite? Akazi ka boss. Akazi ka boss kari kugenda nta kibazo, tumeze neza. Imana yashavugana natwe kandi yashatugira icizere. Yego. Urukona ibi akazi kari kugenda nandetse kari kurushaho kuryoha. Yego. Imana ishimwe kurushaho kuryoha pe. Abantu bari kubohoka kandi namwe Imana ibahumugisha kuko mwatugira icizere mukaduhamagara. Noneho bigaragara ko mwaduhuje n'abantu benshi batandukanye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari mu Zambika, abari Canada, abari muri Kongo, abari mu Uganda. Umva nabo mu Burayi, n'abashinwa, nabo turi kuvugana nabo. Imana yarabikoze. Yasanga bagamaga kubwira mu Gishinwa. Arunananiwe kuvugana nawe. Cyane. Yayanditse ngo ikizi. Nubwo sinabimenye. Ntago wabimenye. Cyangwa ni umuteka mutwe. Oya. Zacunge data zagira abateka mutwe bagira ngo nabashaka ngo basengere kandi ari abateka mutwe. Imana izajya ibiguhishurira nukuri. Cyane. Ibintu ni byiza, Imana ishimwe. Ibintu ni byiza. Nanjye intego yanjye ndi kubona iri kugenda igerwaho. Je ndari umuntu wambwiye ngo ariko ngo conclude ngo nawe ngo urafavoriza. Gufavoriza urabizi? Ni gutonesha. Nawe ngo uratonesha ngo usura ngo abakozi b'Imana ngo mu majyaruguru gusa ngo no mu burengerazuba ngo kuki ngo utajyana handi hose. Wamfasha kumusubiza? Nase se waje nina. Oya, hano ni mu majyaruguru. Nyine ibyo banshinja ndabyemera. Ni mu majyaruguru no mu burengerazuba. Oya, ni Imana n'ahandi nibishaka no uzibonayo. Ubwo ndi gusaba ngo iyo twaje hano turatega. Tugira ubwo Imana itwagure iduha ubushobozi mu majyepfo tujyeyo, mu mujyi wa Kigali tujyeyo, mu burasirazuba tujyeyo, no hanze y'igihugu tujyeyo. Niyo za Kibeho hose. Nani kwagura imbago nk'izagure ya base. Nukuri pe cyane. Ubwo ro nta kindi ntaga ari kuvuga ngo utwo duce nta bakozi b'Imana babayo, bariyo ariko akenshi ne kuko tugitangira tujya aha twegereye. Akubera amatike. Amatike iki abana ntuye Musanze, kuva Musanze nkazi Burera biranyorohera, ndetse no kuva Musanze nkajya Nyabihu na Rubavu biranyorohera. Ariko uko umurimo uzagenda waguka, imbaraga ziri kugwira, mu majyepfo tuzajyayo, mu burasirazuba tuzajyayo, no hanze y'igihugu. Niyo hose no za Kongo hose. Yego. Tupfa kuba tugiye kuvugira Imana. Amen. Amen, amen. Amen. Ko ndiko ufite igitabo cy'indirimbo se? Ndikumva nshaka kuririmba indirimbo muri no minsi ndimo. Ya kagahe? Ya 47. 47. Kandi ko nanjye nyinshi dufasha. Indirimbo iva ngo ni igihe giti intambara zigashira. Imana ishimwe.
kubanza waramukiye mu ntambara mu gakiza oya kuko nzi ko hari abantu bafite intambara nzi ko hari abantu bafite intambara ni igihe gito intambara zigashira Imana ishimwe ngize ngo ni wowe waziramukiyemo niyo mpamvu ushaka kuririmba ngo ni igihe gito intambara zigashira nuko ari iyo ndirimbo ya mwuka yampaye yo kubwira abantu ko ari igihe gito intambara zigakora iki zigashira twayiririmbana nta kibazo ni igihe giti intambara igashira ni igihe gito umuraba ugacahwa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mu ijuru ndiha zagera ibyaha nico gituma huzuye amahoro mu ijuru ndiha zagera ibyaha nico gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito nijoro naryo n'iby'igihe gito ndirira keshe muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi n'igihe gito ngifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago nzaba mbumbatiwe mu maboko ye nzi ko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhora iteka nzi ko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhora iteka noneho ntacyo mubabaro ntwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavanaho iyo mana Imana izahanagura amarira izavanaho noneho ntacyo umubabaro ntwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nibwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose amen amen Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro ni igihe gito intambara zigakora iki zigashira ni igihe gito umuraba ugacahwa Imana nishimwe indirimbo ari kumfasha kuko hari abantu bari mu ntambara ariko muri izi sana nabwira ngo ni igihe gito intambara zigakora iki zigashira ni igihe gito umuraba burya umuraba ni umuraba Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro ni igihe gito rero n'umuraba ugakora iki ugacahwa ngo none nkarambika umutwe wanje muri rwa rubavu rwa Yesu nkora iki nkunda Imana nihabwa icubahiro nyuma y'ubu buzima hari n'ubundi buzima nukuri nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima 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 nyuma yo kubabazwa hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma yo guhangayika tuzabona nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'aya madeni hari Imana izatwishyurira nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu
buzima hari ubundi buzima. ayiye ngo ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara, oya 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 ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara. Haleluya. uyu mubiri nambaye, uyu mubiri nambaye, uyu mubiri nambaye, uyu mubiri nambaye, si wo nzambara ngezeyo, si we nzambara ngezeyo, si wo nzambara ngezeyo, si we nzambara ngezeyo, nzambara ubwiza bwa Yesu, nzambara ubwiza bwa Yesu, nzambara ubwiza bwa Yesu, nzambara ubwiza, uko azasa niko nzasa, uko azasa niko nzasa, uko azasa niko nzasa, oya ntabwo tuzongera kubabara, 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 ntabwo tuzongera kubabara. uyu mubiri nambaye, uyu mubiri nambaye, uyu mubiri ujundusha, uyu mubiri nambaye, oya si wo nzambara ngezeyo, si we nzambara oya ngezeyo, si wo nzambara ngezeyo, si we nzambara ngezeyo, nzambara ubwiza bwa Yesu, nzambara ubwiza bwa Yesu, nzambara ubwiza bwa Yesu, nzambara ubwiza bwa Yesu, uko azasa niko nzasa, uko azasa niko nzasa, oya ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara. haleluya, amina, asante Jesus. Ntabwo tuzongera kubabara, ni ukuri. uyu mubiri muri byo aravuga ngo uyu mubiri nambaye uzapfa we haleluya, uzabura uveho, ngo nyamara nzakubona mu maso mukiza. Yego, Imana ishimwe, ntabwo tuzongera kubabara, ni ukuri. haleluya, Imana ishimwe. ariko bana ndi kumva turamukiye mu mavuta yo kuririmbara, bitwaye iki? Imana ishimwe. 82 mwami wakomeretse nitwe waziraga, wahemuco mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushize muri abo bantu, kera utaraza mw'isi, kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagusize, dore uko bagusize muri abo bambu. Mpindukire rundebe, mpindukire rundebe, mukiza wuku impano y'imbabazi, impano y'imbabazi njya ngubone. Yesu waramfiriye, Yesu waramfiriye, Yesu waramfiriye n'ibyanjye wazi, umpa amahoro masa, umpa amahoro masa yuko ngwiri. Yesu waramfiriye, Yesu waramfiriye, Yesu waramfiriye n'ibyanjye wazi, umpa amahoro masa, umpa amahoro masa uko ngwiringi, kandi imipfire yawe, kandi imipfire yawe niyo yankije, intera kugushima, intera kugushima mu kubaho ku. Imbabazi ni zawe, imbabazi ni zawe mucunguzi wa, naho urupfu rwantera, naho urupfu rwantera ntacyakunkuraho. Imbabazi ni zawe, imbabazi ni zawe
nawe mucunguzi wa nawe urupfu rwantera nawe urupfu rwantera ndacakungura no mwipfa ryanjye Yesu no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugu urupfu nirunsinda urupfu nirunsinda uzamaru kubw'umubiri wanjye kuko umubiri wanjye uzabora nyamara nzakubona nyamara nzakubona mu maso kuko umubiri wanjye umubiri wanjye nkunda uzabora nyamara nzakubona nyamara nzakubona mu maso mukiza wanjye mfite mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe ngo ndebe inkovu zawe ngo ndebe inkovu zawe wagize umpe kunesha rero umpe kunesha rero nguko wanesheje hahirwa uzapfa pfira hahirwa uzapfa pfira muri wowe umpe kunesha rero umpe kunesha rero nguko waneshe hahirwa uzapfa pfira pfira muri wowe Yesu. Amen. Haleluya haleluya. Imana iguhe kunesha. Haleluya haleluya haleluya. Imana iguhe kunesha n'ibyaha. Imana iguhe kunesha na bya bindi byose. Imana iguhe kunesha n'ibintu bishaka kukunesha mu izina rya Yesu. Ariko ari igitero camfashije. Yego. Ngo no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi. Buriya mbise ntekereza ko uyu mubiri twambaye ni pusheti ni igifuniko. Yego. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Ngariko ngo urupfu nirunsinda ngo Aleluya uzamara ubwo kuko uyu mubiri iyi pusheti izabora iveho ariko haleluya muri iki kibiri harundi muntu mushasha urimo. Imana ishimwe aruzaduha haleluya aruzaduha gutinyuka. Imana ishimwe Imana itugire neza ngo nyamara nzakubona mu maso mukiza. Imana ishimwe ngo ndagije kumubona avuga ngo mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye. Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro. Ndafashijwe. Amen. Indirimbo zo mu gitabo zijya zimfasha kabisa. Hari indi ndirimbo iri kumfasha ariko bana turayiririmba nyuma ntari ariko mekunesha tuze kwirimba turi gusoza nyuma y'ijambo ry'Imana. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana tuze kwirimba turi gusoza izi ndirimbo zazirimo amavuta kandi hari aho zikura umuntu zikagira aho zimujyana. Kandi ikiganiro cyacu no kugira ngo dufashwe tuvuge imbaraga z'Imana. Imana ishimwe muri mbyo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru. Burya ni umwuka. Harya ni yakangahe? 107. Tweririmba turi gusoza niyo turasoreza. Reka tube tubiteguye be ndi kuyireba 107. Yego reka turayisoreza ataza tujye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi urafasha gusoma. Nta kibazo. Munsi naje ndakugira umukozi. Umva ubundi nyine amavuta yo yahuye. Hano nta muyobozi ubuhari. Nta muyoborwa ubuhari. Tuba turi kuganira rero ni igikorwa ngirana. Nyine uravuga nanjye mvuge icyo ushaka kumbaza ubaza. Ndakubaza pe. Urumva nanjye icyo nshaka kukubaza nkubaza ubundi twubaka iki ubwami bw'Imana. Amen. Nta kindi kabisa. Nukuri mbihaye n'agaciro. Nukuri waherukaga inaha turi gusenga. None tugarutse nundi turi gukora iki? Turi gusenga. Kandi hari iby'Imana avuze yakoze iki? Yakoze. Buriya kuvuga ni kimwe no gukora ni iki? Yego. Imana ishimwe. Hari ibyo yavuze iranakora. Kandi none uko wansize sikunsanze. Nukureka tunabivuga. Naherukaga ahantu hasi imirimo nzu. Ariko ubusi imirimo. Banza n'amashanyarazi utabura. Nta n'amashanyarazi nta nubwo mfite y'ikira gikoni. Yego. Imana ishimye rero yuko itagibe. Cigeni nitwa Kagofero. Umbishe ko n'umukozi ahise akuzana
akubonye agita afatika umujane. Umva ndamubwiye ngiye kwa Radu gusa ati ntabwo ugomba kugenda wenyine teka nkugezeyo. Ati ni boss. Ati ni boss. Ariko Mana we. Ati wicyo mukundira nuko atajya ngwira umusura ahubwo amenyera ibyo mu rugo. Imana ishimwe. Yego. Mumfasha dusome Yohana. Yohana 9 turasoma dore ku murongo wa mbere turageza aho Imana ishaka ko tugeze. Yego. Yohana ibice 9. Usome n'umutwe w'amagambo. Yego. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Niko bimeze. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Rekeraho. Amen. 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 Iri jambo mwuka mfashe. Amen. Amen. Bura kuvugira umugabo ahari baga biteganyije. Uruzi kuvugira umuntu umugabo ahari. Ahubwo Imana idushigikire. Amen. 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 Imana ishigikirira ijambo. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire kandi Imana itubere ku rugamba. Ngo Yesu ngakiza ngo wavutse akoze iki? Ari impumyi. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Yesu ngo akigendera ngo yarari nabigishwa bi. Siko tubisomye ngo n'abantu benshi. Ngo noneho ngo ngabona abo buri impumyi yo ntabwo yarebye. Ahubwo ni Yesu akoze iki? Warebye. Ngabona ngo wavutse ari impumyi. Imana ishimwe. Noneho ngo abantu bahita bagira ibibazo byo kumubaza. Barambwira ngo mwigisha tubwire. Ari impumyi ari n'umubyeyi w'iyimpumyi uwakoze icyaha ninde? Imana ifashe nahoze ndasengera ijambo ngo umwuka nyobore. Amen. Amen. Ijambo turabivugaho amagambo menshi kandi amagambo akomeye ahubwo Imana nanje nkomeza. Haleluya haleluya. Amen. Ngo Yesu ngo yitegereza abo bantu yitegereza n'impumyi ngarayibwira ngo arababyeyi buno mwana ntaca bakoze iki? Ntaca bakoze. Na ndetse ari n'iyimpumyi ntaca yakoze iki? Yakoze. Ngahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanire muri yo. Imana ishimwe. Ngo Yesu atobutwondo ngarangije ngayikoza hehe ku maso. Arangize kuyikoza ku maso ngaribwira ngo genda wiyubaye uhagire hehe muri Sohwana. Ngo bisobanura ngo yakoze iki? Ngo yaratumwe. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Rero nshatse kuva ku bintu bigera muri bitatu. Ijambo ndavuga ku buhumyi, nongere mvuge ku bantu, nongere mvuge kuri Yesu. Ndavuga ku mpumyi, mvuge ku bantu, nangize mvuge no kuki no kuri Yesu. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire kandi Imana itubere ku rugamba. Ushobora kuba uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo none hari ijambo nise ntekereza. Hari ibintu Imana ikora ikabikora abantu bamanjije bavuga ku buryo bataravuga Yesu atakora. Imana itugire neza. Iyi mpumyi mwuka nyobora. Imana ishimwe. Iyi mpumyi ikirangiza kuvuka abaganga barayipimye babona ko itazareba. Abanyabwenge bakomeye barayipima babona ko itazareba. Haleluya. Abadogeteri bakaze barayipima ko babona ko itazareba. Ariko hashimwe Uwiteka ibyo abantu babona ko bitazemera ko Yesu yabigezeho byemera. Haleluya haleluya. Imana ishimwe. Ariko ntabwo uruvuga ngo amen. Ndajya mbivuga amen. Haleluya haleluya. Iyi mpumyi Imana ishimwe ngo barangije barayifata ngo bayikiniraho ngo baribwira ngo mbese ari impumyi niyo yakoze icyaha nangwa se arababyeyi b'impumyi. Ngo Yesu ngaravuga ngo nukugira imirimo y'Imana yerekanire muri yo. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana idushigikire, Imana itubere ku rugamba. Amen. Ngo Yesu ngo baramubaza bamubaza icyo kibazo. Yesu abura icyo yabasubiza arabihorera. Imana ishimwe. Arababwira ngo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanire muri iyo mpumyi. Nuko Yesu arazi ico gukora. Kamanze mvuge ku mpumyi. Kamanze mvuge ku buhumyi. Ushobora kuba ufite ubuhumyi byuko uri gucuruza bikanga. Noneho abantu bakavuga ngo nuko uri gucuruza nabi nangwa se nuko uri gukora nabi nangwa se nuko ugerageza nabi nangwa se nuko washoye make. Oya, ahubwo ni igihe kitaragera. Haleluya haleluya. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza kandi Imana idushigikire.
haleluya haleluya haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Buriya ndi no gusenga hano ntinterijwe ngo rirenga, numvaga ko byanga byakunda bitari byemeye. Rizamure. Imana ihabwa icubahiro kuko byararangiye. Amen. Umugani wari iki byararangiye, bazi ko ari twe dusengaga kuri guru mudugudu. Imana itugire neza. Yesu iyi mpumyi, hari igihe umuntu aba agahumye none agakora ibintu bikanga, abantu bakagira uko babivugaho, ahubwo si ikibazo cy'ubuhumyi, ahubwo ni ikibazo cy'igihe. Ntabwo wapfa kubyumva. Ni ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'ubuhumyi, ahubwo ni ikibazo cy'igihe. Uyu muntu nabwo Yesu uyu munsi namukora, haleluya, akamutobera utwondo akamukora ku maso, nawe aratangira robe byemere, aratangira acuruze bikora iki byemere. Hari ubuhumyi bw'icangiro, hari ubuhumyi bw'amadeni, hari ubuhumyi bwo kubura urubyaro. Yesu, haleluya, reka abantu bagufataho ijambo, ahubwo reka Yesu agiye gusobanura ibidasobanutse. Nasobanura ibidasobanutse niho baramenya ukuri. Imana itugire neza. Ubu abantu benshi bari mu rujijo, mbese Mana none waramvumye, ni ikibazo c'ababyeyi, ni karande, ni igihe. Gukora kose ni igihe, ibyo uri gukora byose ukabona biri kwanga ni igihe. Ariko Yesu uyu munsi turategeka, haleluya haleluya, avugane n'igihe, agira icyo akora. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire. Ngo Yesu ngaravuga ngo nukugira imirimo y'Imana yerekanire muri twe, ako atobanga utwondo. Arangije gutoba utwondo, ngarangije ahumura ki yampumye. Reka tumvuge ku bantu, reka mvuge ku bantu. Buriya iyo umuntu ari gukora bikemera, yahinga keza, yacuruza bikemera, afataga abantu biri kwanga akabafata nk'injiji. Ariko si ikibazo c'ubujiji, ni ikibazo c'igihe. Haleluya. Yesu nawe natora utwondo akadukora ku maso, ikintu cyose turakora kiremera. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Yesu nadutoba utwondo ku maso, icyo turakora cyose kirakora kiremera. Imana itugire neza. Ngo bamucira imanza. Uyu muntu yarabaye nk'igikoresho, kwari kugira ngo ntabwo wapfa kubyumva ijambo imirimo. Uyu muntu yabaye igikoresho, abikibaho cyo kwigishirizaho abantu. Imana itugire neza, Imana idushigikire, Imana itubere ku rugamba, Imana idutabare. Uyu muntu yabaye ikibaho cyo kwigishirizaho abantu. Hari igihe kimwe nigeze mfata safari nja ahantu mu Buganda, nja kuragira inka. Ndangije ndaragira hasize amezi abiri, ngira ngo barampemba. Ndangije nonesha imirima y'ibijumba bayitaga imikamba mu Buganda. Ndaha gutyo, amen, ndaha gutyo nta n'ijana. Haleluya. Abantu buri muntu wese agira uko abivugaho. Si ikibazo c'ubujiji nagize, ahubwo cyari ikibazo c'igihe, ko ari kugira nige. Haleluya, mfate. Haleluya. Imana itugire neza, Imana idushigikire, Imana itubere ku rugamba. Ngiyi mpumyi yari baye ikibaho muri zo saha, ngo buri muntu wese agira uko ayivugaho. Ariko Yesu akiza akinyuraho, abigishwa bamubaza ibyo bibazo. Yesu aravuze ngo nukugira imirimo y'Imana yerekanire muri twe, yerekanire mu mpumyi. Imana itugire neza. Hari ibintu Imana ikora ibiretse gukora kugira abantu bamanze bavuga. Bamwe bavuga ngo yabikoze nabi, yabigize nkana, yarusha yabona. Yesu akoraga ikintu abantu bamanje gushiraho iherezo. Uyu abaganga bakimupima baravuze ngo ntabwo azareba, ariko Yesu ahageze. Haleluya haleluya haleluya. Yesu yahageze atoba utwondo. Arangije gutoba utwondo, arangije amukoza hehe, Imana ifata ibitabo ikabibwira ngo mubeho, afata ibyapfuye ikabwira ngo nimuzuke. Imana ishimwe. Afata ibitashifite ishusho ikabiha ishusho, abafata inzererezi akabaha agaciro, afata abatagira ijambo akabaha ijambo. Shatse kukubira udukurikirana. Haleluya. Imana ishimwe. Ni igihe kitaragera, nawe ushobora kubura ku rutonde. Ihumura, ihangane, komera, shikama, komeza usenga, komeza uhatane. Igihe cyawe cyaba ari uyu munsi. Isaha, haleluya haleluya haleluya. Isaha yaba ari iyi, amasegonda yaba ari iyi, iminota yaba ari iyi. Wowe komeza utumbere Yesu, komeza umurebe. Agiye gutoba utwondo, nawe gukore ku maso, nagukora ku maso inyatsira kuvaho, nagukora ku maso urubaka rukomere, nagukora ku maso uracuruza byemere na. Haleluya haleluya. Nagukora ku maso uragira agaciro, nagukora ku maso uratangira kurya nabanka abandi, nagukora ku maso ibintu byose biremera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Imana itugire neza. Uyu muntu bari bashize yiherezo ngo ntabwo bizemera, ngo n'abaganga barabyanzuye, ngo byanga byakunda ngo ntabwo azareba. Ngo ndakubwira abantu, Imana y'ababyeyi batwite hagara mu bitaro.
amen. Amen. Imana y'ababyeyi batwite ihagara ku bitaro, hahandi niho habi, ikabate hano ho ndamurengera. Kandi igihe umuntu asenze Imana akayibura, n'Imana agiye kumuhagarara ahantu habi. Imana haleluya, Imana y'abanyonzi igahagara ku gacuri, Imana ya haleluya haleluya, Imana y'abatwara imodoka igahagara mu kona, Imana y'abanyamasengesho none ihagarara he? Ariko Mana we Imana y'abanyamasengesho ihagaraga ahantu umuntu yiteze kuseba. Yego, haleluya, amen. Ndafashijwe. Imana y'abanyamasengesho kandi ihoraga itunguranye, iratungurana. Abantu bavuze ngo aho birarangiye nihihagarara kandi igakora surprise. Imana ishimwe, nimba warasenze Imana y'abanyamasengesho ije kuguhagarara ahantu habi kandi ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi ndikumva ndigufashwa. Ndikumva nakora mu nikoti. Ntacyo. Haleluya haleluya. Amen, amen. Imana y'abanyamasengesho, Imana y'abarokore, Imana haleluya. Na nyuma ya zero irakora. Na nyuma ya zero irahora irakora. Ndakurikiranye amateka ya Ezekiya. Haleluya. Igihe yari yavuze ngo byanga byakunda ngo birarangiye, n'abantu bigaragara ko bari bavuze ngo birarangiye, ngaja gusenga, ngarangije gusenga yibutsa Imana imirimo, na nyuma ya zero irakora. Imirimo ukora nizaguherekeza. Amen. Hari gukora Imana atari ibigambo, atari ibigambo gusanga Imana iguha umugisha ugashaka imirimo ukora ku buryo wanarwara ntuzagapfukama ati nyaboneka uyu muntu byanga byakunda yanguriye na Bibiliya, uyu muntu byanga byakunda yanguriye na ka telefone, uyu muntu byanga byakunda yanguriye n'intebe, uyu muntu byanga byakunda yaguze n'umukeka gushira mu rusenge, uyu muntu byanga byakunda yakiye n'abashitsi. Nta rugo gusenga, imirimo niyo yigaragaza. Na nyuma ya zero irakora. Imana itugire neza, Imana idushigikire kandi Imana itubere ku rugamba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Noneho igitangaza cabaye, iyi mpumyi isi yari ihumye. Yego. Nyuma yaho Yesu agitoba utwondo ntiyahumutse, yarahumutse. Yesu agiye gutoba utwondo. Haleluya. Haleluya haleluya. Amen. Yesu agiye gutoba utwondo. Imana ishimwe. Yesu agiye gutoba utwondo. Kandi Yesu iyo atebye utwondo, iyo adutobye ahantu tuye biramenyekana ko yatobye. Haleluya haleluya. Iyo Yesu atobye utwondo, ariko nkoro Yesu agiye gutoba utwondo, uzambwira Yesu agiye gutoba utwondo, Yesu agiye gutoba utwondo bimenyekane, Yesu agiye gutoba utwondo bigaragare, Yesu agiye gutoba utwondo ibintu byagamye byemere, Yesu agiye gutoba utwondo abadafite agakiza babona agakiza. Haleluya haleluya. Hari ibintu nkunda kubwira abantu benshi bakunda kumpamagara ngo mukozi bimango dusengere ngo dufite iki, urukumpamagara rwose uri mu nduki, manzi upfukame ubwira Imana imanzi kweza iki ibyaha, ndangize ngusabira amakuru y'iki, amakuru y'ijuru, twivugire ngo amen. Maze Yesu agutobora iki, Yesu agutobora utwondo. Imana itugire neza kandi Imana itushigikire, Imana itubere ku rugamba. Ntabwo nkosheje uri Imana iyo ugiye kurya umanzaga gukaraba, nase waryo utarakaraba wabura umunyamwanda. Yego. Haleluya. Umanza gukaraba, urangiza gukaraba ku buryo umukozi Imana ataraguhamagara akavunika akamanza bangane n'iki mu mwanya wo kugira ngo agushakire amakuru y'ibyawe n'ukundi ibintu bikoze iki bimeze, ugatangira ngo none ngo oya manzu ukarabe. Haleluya. Niyimpumye Yesu aribwe ngo genda wiyuhagire he muri Sorowamu. Isona ngo Yesu yakoze iki, yaratumwe. Bivuze ngo kwari kwikuraho bya bindi byose yahuriye nabyo mu buhumyi. Haleluya. Iyo umuntu ari impumyi ahura n'ibintu ari mu buhumyi bikamufatikanya n'ubujiji agakora iby'impumyi, ntabwo wapfa kubyumva. Ariko Yesu yasobanuye, iyo Yesu avuze ngo reba, haleluya, iyi mpumyi yarangiza ikareba itangiraga gukora ibintu bikoze iki bifite gahunda. Imana itugire neza. Ebwe ngo kwiyuhagira muri Sorowamu, egenda irihanagura ikora iki. Haleluya haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Ni weho ugezweho, ni njyewe ugezweho, ni weho umuntu dukurikiye ugezweho. Imana itugire neza. Ugomba kumanza gakora iki, haleluya, wiyuhagira, wivangura. Haleluya haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ugomba kumanza gwitandukanya na bya bindi. Nkundaga kubwira abantu iri jambo ryumve, iyo ibisambo 10 bigendanye, iyo umuntu umwe agendanye n'ibisambo 9 abagari igisambo ca 10. Yego. Iyo umuntu umwe agendanye n'ibisambo 9 abagari ca 10. Kabiri. Haleluya. Iyo umuntu agendanye n'abasambanyi 5 abagari wa 6. Yego. Imana ishimwe.
iyo umuntu agendanye n'abavugabutumwa umwe babiri batatu bane abagaro wa gatanu hareru bitewe nuko inyota haleluya inyota bafite ari ishaka ry'umurimo w'Imana n'ibisamba inyota bibaga bifite n'ibyo kwiba n'abasambanya inyota niyo gukora iki yo gusambana gahunda no kumanza kwinyufura bya bindi ukagenda mu nzira Imana ikoze iki ishaka kugenda ndahana izika gukora ku maso kene gukora ku maso bizamenyekana haleluya mu izina rya Yesu nagukora ku maso bizamenyekana kandi hari ibiro haleluya hari ubuhumyi bw'uburwayi hari ubuhumyi bw'amadeni hari ubuhumyi hari umwamyo wo gukora bikanga umyugo ushaka wagerayo bikanga ugashaka kabandi ariko wagera hagati yaduhishe hagati Amen. Ntabwo wapfa kubyumva ku nkuru. Imana yaduhishe hagati ikakubwira ngo ngukoreye ubukwe. Ariko ibyo uzahurira nabyo nyuma yo gukora ubukwe ntubimenye. Kabiri, kabwira ngo nzakubakira. Amen. Ariko ikawisha ibyo uzabonera muri iyo nzu. Imana yaduhishe hagati. Imana itugire neza. Imana itubere ku rugamba. Kabwira ngo nzaguhumuri uzankorera. Uzaba umukozi wanje ariko agwisha intambara uzakora iki? Uzahuriramo nazo. Haleluya ikakubwira ngo nzakwamamaza ariko ikaguhisha aho uzahera gukora iki urukwamamara Imana itugire neza ikakubwira ngo nzakugaburira Imana yaduhishe hagati Imana ihabwa icubahiro shatse kukubwira ngo rero nawe kano kanya ugomba kumanza kwiyuhagira warangiza kwiyuhagira haleluya Yesu akagukora iki agakukora ku maso mwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana Amen. Mani guhumugisha. Haleluya. Musi Yesu agatoba kondo agakora ku bakunzi agiye kubakora ku maso mu kwizera. Mundi tugomba twe turavuga Yesu agakora. Mu kwizera Yesu agiye gukora iki? Ibaza gusenyera umuntu muri Amerika uri hano. Uri mu hano bitewe no kwizera kandi agakora iki? Agakira. Imana ishimwe. Haleluya. Ukayasenya umuntu amwira ngo iki kiganiro kirangire. Umpamagare kandi umbwira ukuntu ibintu bimeze kuko ari uburwe tubwiye Imana ngo shira hiherezo kandi araduhamagara Imana ishimwe ndamwe ati mu ndwara ufite ugomba kumbwira ngo izi zahagaze bitewe no kwizera nje nkoze iki mfite ni ibigambo nkoresheje ariko data arashigikira iki haleluya reka dusoze ugiye gutanga nimero none turasoreza muri ya ndirimbo y'107 nimero yego nimero zawe Imana ishimwe 079 80 twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'Uhoraho ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nane n'umwuka w'Uhoraho dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugene dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugene umwuka wera akora imirimo ikomeye ni wo wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugene dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musabuti garuka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye
dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu, twohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turawukwiriye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye.